bavandimwe rero dukomeje, ndagira ngo mbere kuri iki kintu. Ndashaka ko twiga inyigisho yacu tukayiga mu byiciro nka bitatu. Icya mbere turareba ubundi urupfu rukomoka he. Kabiri turebe rufite se rureba abantu bangahe, bangana iki, scope, origin of death, turebe scope of death, nyine noneho urupfu rukomoka he, ruza ruta ubundi. Kabiri turebe ese ubundi rureba abantu bangahe, rureba abantu bose, rureba imyaka mito, rureba abakuru gusa. Murabibona hari ukuntu buri muntu aba yumva kame mu rupfu niruraza, njya muri ukuntu tujya tuganira ukumva nyine abantu bose bari excited ko ejo n'ejo bundi azakora bakagera kuri bakagera gute, agashaka cyangwa akabyara, ubabyaye nawe ati nihaye kuzashyiramo space y'imyaka 5 kugira ngo nkurikize. Nyine ukabona hari uburyo nyine tubaho ubuzima dusa naho iyo factor, iyo variable muri equation tutayishyiramo. Iyo factor nyine abantu tugerageza kwigiza inyuma mu bitekerezo byacu. Turareba ese bireba bamwe cyangwa koko dukomeze tubyigize inyuma bireba abashaje, tuzabitekereza kuri icyo gihe. Gatatu turaza kureba noneho ibi byiringiro bigaragara ko umuntu ubifite ese igipindi cy'abarokore. Urabyumva? Ese umuntu yakwizera ate ko ibyo bintu ari ukuri? Byagenze bite? How did it come about? Ku buryo noneho twavuga ngo uyu munsi niba nire nkabona ibyo byiringiro mbifite, atari ukwitera ikinya, atari ukwiha icyizere aho kitari. Murabona hari ukuntu umuntu, hari indirimbo bajya baririmba bitirira ngo ubutumwa bwiza, umuntu kuva aremye ngo reka ufite intege avuge ko afite imbaraga, ngo reka umugufi avuge ko ari muremure, reka ni ukwitera ikinya. Ibyo se muri mu byumva bavandimwe, ni nka wa musazi ujya bambwiye, numvise ngo umusazi wagiye mu bitaro akagenda agasanga abandi basazi, noneho perezida umwe ngo aza kuza aravuga, njya numva bavuga ngo ni perezida Habyarimana, ngaravuga ngo ngende perezida Habyarimana yabasuye, ngo aranje baramubwira ngo ke ngo vuga ibyo. Ubwo bari bategereje ko nawe ari umusazi, nanjye naje niyita mu mbuto, niba gutera igishinge urajya ku murongo. Rero hari ukuntu abantu bitera ikinya nyine, ukabona nyine umuntu abaye atatekereza nyine, atatekereza ku iherezo rye, ukagira ngo ibyo ni ubutwari. Oya, mu by'ukuri iyo ubuzima bugonze, yabaye ko nadagashyirwa mu nguni n'ukuri k'ubuzima, urabyumva, biragaragara ko uyu muntu afite ubwoba bw'urupfu. Biragaragara ko uyu muntu nubwo agerageza kubyigizayo, ariko igituma ashaka insurance, ariko igituma ibyo ntibivuze ko ari mbi nyine mu buryo bundi buzima, kuko ntabwo tuba irresponsible. God's sovereignty nikuraho man is responsible. God's sovereignty ntabwo ikuraho man is responsibility. Gusa nyine nanone iyo responsibility y'umuntu igomba gukorwa mu mbaga Imana yashyizeho. So navuga nti turareba ese igipindi cy'abarokore ibi bintu koko birimo substance, bifitemo umukiro ku buryo nabishyiramo ibyiringiro byanjye byose, nkabyiringira nkareka kujya mu cyuka. Murabyumva bavandimwe? Rero icyo nicyo nshaka tuza kureba, uburyo butatu. Urupfu rukomoka he? Kabiri, scope yarwo inganitse, rureba abande. Gatatu, ese umuntu yamenya ate ko ari hano ku isi afite amahoro ku Mana, ko napfa azajya mu Bibiliya yita abasinziriye? Murabyumva bavandimwe? Ni gute noneho uwamaze kugira ibyo byiringiro akwiye kubaho ashingiye kuri uko kuri yamenye? Ndagira ngo rero dusome icyanditswe kiboneka mu Baheburayo. Abaheburayo 2, turaza gusoma Abaheburayo 2, dusome Timoteyo 2 igice cya mbere, tunasome n'Abaroma 5. Reka mbere ku Baroma 5 umurongo wa 12. Reka nsome mu uko muvuga. Paulo arandika akavuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Bavandimwe nagira ngo mwumve iki kintu. Kuko bimeze bityo, umurongo wa 12, ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha,
niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Urupfu bavandimwe nimo mbabwira ni urupfu ruterwa n'ibyaha bya muntu. Ni urupfu rukomoka ku Mana rukaza ku kiremwa muntu nk'igihano, nka judgment, kubera ko abantu ari abanyabyaha. Bibiliya ivuze gute? Hano turabonamo ibisubizo by'ibibazo bibiri. Urupfu rukomoka he kandi rureba abandi? Bibiliya ivuze ko rukomoka mu cyaha. Burya iyo abantu barimo gukina n'itangiriro, murabyumva bavandimwe, bakavuga ngo itangiriro ni imigani, nigeze kubyumva ngo cyangwa ni fairy nyine, ngo ni stories abantu bahimbye, zimwe babwira abana babo, bababwira ngo habayeho umuntu aza kumera umurizo. Murabibona, baba barimo bakina n'ikintu gikomeye, baba barimo bakina n'impamvu dukeneye agakiza. Ni ukuvuga ngo itangiriro rivuga inkuru y'ukuntu icyaha cyinjiye mu isi, riramutse atari ukuri nta nubwo haba hakenewe agakiza, kuko urwo rupfu se rwaba ruri he? Kandi biriya ari imigani, byaba ari imigani nyine, nta shingiro byaba bifite. Ariko siko biri. Murabyumva bavandimwe? Ni ukuvuga ngo kubera icyaha cya muntu, igihano gikwiranye n'icyaha cya muntu ni urupfu, ni ugutandukana n'Imana by'iteka ryose. Imana niyo buzima. Iyo rero we watandukanye nayo uba upfuye. Niyo waba uriho umubiri ugenda uba wamaze gupfa. Reka iki kintu gisubiremo, kuko hari igihe abantu bajya bafata bagatekereza ko iki kintu urupfu rukomoka ngo kuri Satani, ariko sibyo. Urupfu rukomoka ku Mana. Niyo yavuze mu itangiriro igice cya 3. Murabyumva? Satani ni igikoresho rimwe Imana ishobora gukoresha kubera ko gishaka gukora ibibi, ikakireka kibwira ko biri busohoza umugambi wacyo mubi. Ariko urupfu rukomoka ku Mana. Reka nsome mwumve mu itangiriro igice cya 2. Haravuga ngo igiye kubwira Adamu, Uwiteka Imana, igice cya 15, ijyana wa muntu imushyira muri ingobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Satani naraza. Ninde muntu utanze itangazo rya mbere ry'urupfu? Ni Uwiteka.